Imana irabireba sha. Imana irabireba mama. Irabireba ko bakuriganyije. Irabireba ku mitungo bicayemo bayikwambuye. Imana irabireba yuko uko biri kose barakunyasa barakuriye. Asomini makota yaba ola shakota ni mangaza nima. Imana yarabibonye. Imana irambwiye ngo yarabibonye. Pasikari we Imana yarabibonye ko wararyamiwe muntu w'Imana. Imana yarabibonye ko bakuryamiye ko bakuriganyije aho ngaho. Yareretswe kandi nanone kipasi elo salima. Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese nimugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umuhanuzi udasanzwe, umukozi w'Imana ufite icyo bita iki amavuta. Mvugira ngo amavuta di. Haleluya. Abantu bari mu bitare bya Mashiga muramuzi Sukuma. Haleluya. Naringiye kubivuga. Reka tukwacire usuza abakozi bacu cyane. Amazina yanjye nitwa Mfashwa nayo Isaac. Yego. Hanyuma nkuko bisanzwe ndacyari ingaraga itigaragura mu byaha. Ndacyari nk'amatika mati y'ubugingo abapagani bakamatiye ikimwaro. Yego ko bikomeye ibintu birakaze yego reka ngusabe kugira ngo ujye imbere n'isengesho. Mana tula de la siwi ni ma fola siwez kila somini ma goza di fola siwa sheko tasti fola wazo ni mangaza ni fola titando me fola siwi ni mangaza fo ela siwi ni ma. Amen. Amen. Urakoze cyane, ururimi rurahanga rwamanutse. Ubwo nuko ibintu bimeze kandi nuko biri bugende cyane rwose. Mukozi w'Imana, amakuru y'imisi. Amakuru ni meza turashimira Imana. Ijuru rirakurinze. Ijuru riracyandinze amakuru mfite no ko ryaraye riguha amakuru. Ryaraye rima amakuru. Urafise amakuru. Ndayaze ni mafu. Haleluya. Ndayafite. Reka tukwakire. Murakoze cyane. Twihuse ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'imibereho, ijambo ry'Imana niryo ryatubatuye, ijambo ry'Imana nudakunda ijambo urasigaye. Bibiliya yavuze ngo mbere na mbere hariho ijambo kandi uwo jambo yabanaga n'Imana. Haleluya. Mbere na mbere hariho ijambo. Tugiye kuganira ku ijambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana agakorana n'Imana natwe akabana nayo. Yego. Haba kumanwa haba nijoro yari kumwe nawe. Imana ishimwe. Reka tunyaruke dusome ijambo ry'Imana. Nsomera ijambo ry'Imana riri muri Luka. Yego. Hanyuma uze kongera iryo jwi ryawe kugira ngo mbanze nkumve neza cyangwa uze kuva inyuma ya kamera uza hafi yanjye aho nkubona. Ndashaka kuguhanurira nkureba mu izina rya Yesu. Pela zari forima kesangone mafola. Imana ishimwe cyane. Duhereze Imana icubahiro. Icubahiro ni cy'Imana. Dushimiye Imana. Niko umwanditsi umwe yavuze. Aravuga ngo turagushimiye yego kutadutanze kuba umuhigo wamenye yabanzi bacu baduhagurukiye erega ubwo bari bakoze. Haleluya. We ntabwo wigeze wemera ko abanzi bacu bavugiriza impundu kunesha ubuzima bwacu bushyirweyo. Kimala sarifola wazinima. Haleluya. Turakudi whisky fola. Turagushimiye Mana. Turagushimiye Mana. Haleluya. Turagushimiye Mana. Turagushimiye. Haleluya. Kuri Imana. Yabarebare n'abagufi. Yego. Turagushimiye. Kuri Imana. Itaroba. Yinzobe n'ibikara. Haleluya. Turagushimiye. Kuri Imana. Yabakomeye n'aboroheje. Turagushimiye ko wazigamye ubuzima bwacu. Amaboko yawe nagajya ashira imbaraga. Nujye usiba kutugwanirira. Nujye usiba kuturengera. Nujye usiba guhagararana natwe. Turashimira imbaraga zawe. Turashimira amaboko yawe. Turashimira imbaraga zitagaragara ariko zirema ibigaragara zigakora ibigaragara. Pelaza ari makosi ni mafo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe. Nyaruko nsomera ijambo ry'Imana. Ndashaka kuganira n'abantu bankurikiranye. Ndashaka tuganire ku ijambo. Yego.
kanguhanurire mu izina rya Yesu ubohoke kubagukomerekeje Pelaza forima kesi ena Imana ishimwe. Ndashaka kugutangariza yego ubohoke kubagukomerekeje impamvu bagukomerekeje ntacyo kukomora bari bafite. yego Burya umuntu aguha ibyo afite nimba muri we harimo kamere yego agutura kamere nimba harimo ubuzima akuganiriza ibizima Yego. nimba harimo ibipfuye akuganiriza ibipfuye. Rero bohoka kubagukomerekeje icyo bari bafite nicyo baduhaye nicyo babahaye natwe icyo dufite. urasanga abantu barahangayitse ngo runaka yamvuze ngo runaka yandwanyije ngo runaka yererere. Mama papa sister brother impamvu bagukomerekeje Yego. ntacyo kukomora bari bafite bari bafite icyo kugukomeretsa gusa. icyo bari bitse muri we no kugukomeretsa. Dusomera ijambo ry'Imana kugira ngo babyumve neza. yego twagiye Matayo igice cyaho c'10 Nari mvuze Luka ibice 10. ibice 10 Yego umurongo waho wa 30. yego Yesu aramusubiza ati Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wabaga i Yerusalemu wamanukaga amanuka i Yeriko yego agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigajeho gato agapfa. Komeza hepfo 3 yego nuko umutambyi aramanuka muri iyo nzira amubonye aracikira arigendera sukuma. N'umurewi ahageze nawe abigenza cyo amubonye aracikira arigendera. ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe atukane aramwegera sukuma apfukama sikakaka mera aramwegera amupfuka inguma amwomoza yego amavuta ya Elayo na vino amushyira ku ndogobe amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza Pelaza nekota sominigra penda zanima melasome lasika dome aramurwaza komeza sukuma. Bukeye bwaho yenda idenariyo ezibiri azihereza nyiricumbi ati umurwarize kandi ibyo uzatanga byose kubyo ngusigiye nzakwishyura. Tangosi ni mafo lawasi duhereze Imana icubahiro. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wamanukaga avi Yerusalemu yerekeza i Yerusalemu arangije uyu muntu Pasikari uyu mumama uyu mupapa uyu musore uyu muhungu Pelaza arima kosi amubona manuka mela sali mela fola menikotaza nima nesanga mofa. Haleluya. Uyu muntu yego arangije agwa mu gico cy'abambuzi ntumbaza bari ariko kirima fola sukuma agwa mu gico cy'abambuzi icambere yego yarakubiswe icyakabiri baramwambuye icyagatatu bamusize aho ngaho izuba rirahamusanga imbeho irahamusanga imvura iragwa ibintu byose bimudogereraho kirima fola ntiyabona umurenge kisamo ntiyabona umutabara
ariko Imana ni nziza cyane. Imana neza ntizaceceka. Bibiri givuze iki? Yego. Bibiri iravuze ngo muri ako kanya umutambyi araza. Uyu mutambyi rero yari ari kuva i Yerusalemu agana i Yeriko, ngo arangije agera kuri uyu muntu. Uyu muntu yari ababaye mama, uyu muntu yari yatereranywe, uyu muntu yavaga amaraso, uyu muntu yaraviriranaga, uyu muntu ntawe amwumvaga, uyu muntu nawe terazarima kosi. Uyu muntu yari ari ku kidendezi, iki kidendezi yari agitizeho heraso mini makro, nta muntu wamuvuganiraga. Mbese ngo ndiyo ikidendezi cyihindurizaga, ntiyabonaga umujugunyamo, yari agitegereje. Kila zarima kosa nima, uyu muntu yambaye ubusa, uyu muntu ya elasa ariko mana yafashijwe kandi imvura iramwe inzara yari yose, ngo nuko umutambyi aramanuka aca muri iyo nzira, arahagera ukomeye arahagera, abo muvukana bakomeye barahari, suko badahari, usonza bahari, ukenwe bahari, uburamina rivare bahari, melaza nima kosi nima tandozo mini gray, bose baharisha uburara bariye, wambara ubusa bambaye, odekinima orasi, bagusora mu nzu bafite izo bakodesha, babireba batagira n'izitabamwa, kimasi elo tikasonima, bari bagize gute? Bahari kimafo, ngo aramanuka. Suko batari babonye ko uyu muntu yakubiswe, bari babibonye. Suko uyu mutambyi atigeze amenya igikomere cy'uyu muntu sanima, yarabirebaga ko yaviriranaga, yarabirebaga ko yakomeretse, yarabirebaga ko yambuwe n'ibyo yari afite, kitakosini makora, yarabirebaga byose yari yabibo. Barabizi kirasi nubwo bikomeye, barabizi sokoma bajya babibona. Nubwo bishatse kuvuga ngo babyirengagiza babizi, suko bayoboye ubuzima bayemo, barabizi suko bayobewe kuburara, barabizi suko bayobewe ko akazi kawe kibanye, barabizi suko bayoboye yuko minerivare yabuze, barabizi kuba barabizi vuga ngo barabizi, papa barabizi, mama barabizi, sister barabizi, brother barabizi, kipangoza. Ngo nuko muri ako kanya ngo uyu mutambyi aramwitegereza, aravuga ngo uyu muntu se ko mbona nta kintu mumariye. Mu by'ukuri suko atari afite icya amumariye, ahubwo icyo yari abitse muri we nticyamwemereraga kugira ngo agire icyo amumarira. Bohoka kuba kumukomerekeje ntacyo kukomora bari bafite, baguhaye icyo bari bafite. Ngo muri ako kanya umurewi nawe araza amugeraho, aramureba, aramwitegereza, aravuga ngo uyu muntu nanjye reka nkikire nigendere. Bayita gato y'Imana melasa rimako meneko taside ma eno saribe fola taki sarima last fall. Nega amatwi wumve papa. Ubundi umutambyi muramuzi, umurewi muramuzi, aba bantu bari kuva i Yeriko bari kuva i Yerusalemu bagana i Yeriko kumara iki? Umutambyi ari kuva i Yerusalemu agana i Yeriko kumara iki? Ibikorwa bikorerwa i Yerusalemu turabizi, n'ibikorwa bikorerwa i Yeriko turabizi. None uyu mugenzi ari kuva i Yeriko avuye n'abari kuva i Yerusalemu, umutambyi ari mu nzira ijya i Yeriko kumara iki? Babohokeho impamvu bagukomerekeje ntacyo kukomora bari bafite, nabo ni banyakwigendera bari kutubeshya. Bari kutubesha. Subiramo ako kana.
nibanya kwigendera umutambyi muzima Yego. ari kuva i Yerusalemu agana i Yeriko kumara iki umurebi muzima ari kuva i Yerusalemu agiye i Yeriko nabafashisha kikala some melita ngoza nima bekasa nima fo ari kujayo kumara iki impamvu bagukomerekeje ntacyo kukomora bari bafite kaka salima mbaraga mana we turakumva papa muriro wawe Imana irangije irabyitegereza irabireba irabyitegereza ireba ububabare bwe ireba uburwayi bwe ibona baramutereranye aho kumwomora baramukomerekeje aho kumuvuga neza bamuvuze nabi kandi aribo yari yizeye kandi aribo yari atezeho amaso none barayamwirengagije Imana irabyitegereza Imana irabireba Imana irabireba Imana irabireba ya topaya somenima Imana irabireba irabyiketereza iravuga ngo umwana wanje kwere yamarengana ki salima kitamba Imana irabyitegereza iravuga ngo umwana wanje yamarengana nama mbibona arasonje kandi babyara we bakuru biwe basaza biwe bamabarya Imana irabireba afo nderetswe data we hayi data ayiga mana we ko namanerekwa Imana yarabibonye igikomere cyawe Imana yarakibonye uburwayi bwawe Imana yarabubonye intambara uhura nazo Imana irazizi akagambane wakorewe Imana irakaza Imana ndi mu butware bwera ije gutiza abantu umuvuduko ngo bavuduke bace ku byabasize haleluya pelaza nikimifora imbaraga n'amavuta kandi ndayumvise kweri ng'Imana irangije kubyitegereza yego ngwizana ikintu cyitwa umusamariya ongeraho ngo umunyembabazi reka ngo hanure ubundi Imana iragishaka ubwici mu bantu reka Imana umuntu umwe arahagije umusamariya kipa Imana iguhuze n'umuntu papa Imana iguhuze n'umuntu ukeneye umuntu umwe arahagije ku buzima bwawe igihe Imana yabyemeye si ngombwa miliyaridi si ngombwa ngo ba anko na ba tante na ba tonto n'abandi bose babyemere Imana yabyemeye birahagije Imana yo yabyemeye birahagije Imana iravuga ngo uyu muntu wanje kwere kumbi yararenganye bigeza yamarengana bigeza haleluya nzoca mpaguruka nce ngenda kumuraba likasa mangona taki samafola Imana irabyitegereza yohereza umuntu w'umusamariya ngana warasi anyura muri iyo nzira ngamugezeho Imana nizo zamenya ko yaje ku buzima bwawe Imana niza bakwanga bazabimenya Imana niza bakuvuyeho bazabyibwira si ngombwa gigiye kimwe ngo umusazi burya ngo umunyarwanda yaravuze ngo umusazi arasara yamakwa ku ijambo yego umusazi ngo yigeze kwitema n'icuma arakomereka ngamaze gukomereka aja kwa muganga aragenda abwira muganga ngo muganga nje kwifuza kuko uwo musazi bari batuwe bamuzi muri quartier nk'umusazi kuko bari bamuzi nk'umusazi muri quartier hanyuma muganga amubonye amukumira atara uzika abantu badukumira tutarababwira n'iki tugenza ahubwo bakatwima umwanya ngo kuko bari bamuzi kari umusazi muri quartier ngo baramukumbira ngo nahagere ngo umusazi yamababwira ngareko muga nshime kubizi ko ndi umusazi uburwayi bwo mu mutwe bwanjye urabuzi none uyu munsi sinazanwe nabwo ko ntafite umwanya wo kugenda mbwira abantu ko mvuye kwa muganga
wampfutse hano ni iki gisebe cyanjye, iki kigoma cyanjye, wamugipfuka n'umuntu wese uri bwambone karabona ko mvuye kwa muganga. Si ngombwa ngo ngende mbwira abantu ko mvuye kwa muganga, kuko muri karitsiye munzi nk'umusazi, ariko nabura numfuka baramenya ko mvuye kwa muganga. Mu yandi magambo, ntago ari ngombwa ngo wisobanure ku by'Imana igiye gukora, ahubwo Imana irabikora byo byisobanure, yayerayo y'igiciro. Kabiri, ngamupfuka inguma. Gatatu, ngamushyira ku ndogobe. Kane, amujyana mu icumbi. Gatanu, yenda idenari ebyiri. Gatandatu, amuhereza n'umurwaza. Mvuze utuntu tungahe papa? Nshaka kuvuga utu tuntu dutandatu nkahita mpaguruka imbere ya kamera nka jene. Icyambere, Yesu amaze kumwegera ngo yamupfutse, yabanje kumwomora, ngo yamwomoje amavuta ya yerayo y'igiciro. Imana iguha amavuta. Imana iguhe amavuta, yaba mu isi y'umubiri yaba mu isi y'umwuka. Amavuta ni ngombwa, turayisiga mu isi y'umubiri tukayarya. Mu isi y'umwuka iyo ufite amavuta hari ibintu byinshi uhangana nabyo bigahunga mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ngo arangije amupfuka uruguma. Kristo aze agupfuka uruguma. Sinzi ngo uruguma rwawe ni uruhe, ariko kukupfuka uruguma ni kwa kundi uja kwa muganga ufite ububabare, wagerayo bakakugabanyiriza ububabare. Gatatu, ngo yahise amushyira ku ndogobe aragenda. Indogobe mu isi y'umubiri katuyigereranye n'imodokari, kuko imodokari ibasha kudukura hamwe tujyana n'ahandi. Imana ishimwe. Tugeze kuri kangahe? Gatanu. Icya gatanu, ngo yenda n'idenariyo ebyiri. Izo denariyo, ubundi denariyo murabyumva kweri nta mafaranga. Gatandatu, ngamujyana mu icumbi. Ishatse gusobanura inzu, ubwihisho bw'Imana. Karindwi, arangije amuhereza n'ikintu cyitwa umurwaza. Haleluya, amuha umurwaza. None mama nama mbabaza, hari ahantu wasomye ngo wumve ko umutambyi yari afite idenariyo? Oya. Indogobe? Oya. Amavuta? Oya. Yabigira gute ari kuva i Yerusalemu agana i Yeriko? Ukamushatse kuvuga kare kugana mu nzira. None umurewe hari icumbi yari afite? Ntaryo. Hari umurwaza yari afite? Nta. Hari idenariyo yari afite? Ntaryo. Hari indogobe yari afite? Ntaryo. Yesu azi ikibanza ku buzima bwawe. Kandi ndasoje, Yesu azi ikibanza ku buzima bwawe. Wicerezwa n'abagukomerekeje, wicerezwa n'abatarakomboye. Impamvu nuko ntacyo kukomora bari bafite. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri Imana y'amahoro ndetse n'amaboko, uri uwo kwizerwa no kwiringirwa. Kila simafora, ubasha gukora ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Nsabiye umugisha umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro, numugirire neza, numurwanirire, numurengere. Rwanya ibyarwanyaga ubuzima bwe, uhiga ibyahigaga ubuzima bwe, kandi ubuntu n'amahoro utanga bikomeze kuba muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Hari umuntu wakwifuza kuvugana nawe cyangwa akifuza gusengana nawe? Murakoze. Nimero yawe? Umuyoboro mushobora kutubonaho, mwadusura kuri channel yacu inyuzwaho ibyigisho byacu, yitwa Inkuru y'Ukuri TV. Cyangwa se waba ushaka ko dusengana Imana, nimero ni 078 35 85 402. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Amen.